Hano muri studio tukaba twakiriye perezida w'Uburusiya akaba yitwa Vladimir Putin, tugira ngo tumubaze byinshi biri kugenda bivugwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyakubahwa Vladimir Putin, ejo bundi perezida wa Amerika yatangaje yuko iminsi yari yaraguhaye yo kuba wavanye intambara mu gihugu cya Ukraine yayivanye ku minsi 50 akaba yayigize iminsi 12. Urabivugaho iki? Ese ugiye kubikora cyangwa hari ikindi ushaka kuba wabwira perezida wa Amerika cyangwa se n'abatuye isi bose? Barakoze kumbaza icyo kibazo, ariko nubwo numva kitari ingenzi, gusa ndagira ngo ngusubize kandi ibyo ngiye kugusubiza ubyumve. Ndagira ngo nongere kubabwira yuko Uburusiya atari igihugu cyo gukiniraho, ndetse ndagira ngo mbabwire yuko ari amagambo y'abari abasaza ba Amerika mugomba kwesa mu matwi yanyu. Bazaba bikangisha utuntu tw'utugambo gusa, nashaka ashyireho isaha imwe cyangwa ashyireho iminsi 2 cyangwa ashyireho n'umuntu umwe. Ibyo ngibyo njye nta kintu bimbwiye, ndetse n'ibizambuza gukomeza imigambi yanjye.